Ndagusuje kandi ngo ikaze mu biganiro bitandukanye n'ibyegeranyo bitambuka kuri Mark X Entertainment. Wakoze cyane niba warakoze subscribe, nawe niba utarayikora nawe uyikore kugira ngo tujye tubana muri story zitandukanye. Imihanda ikomeje kugenda inyerera, byinshi cyane bivugwa hirya no hino ku isi, by'umwihariko by'ibiba bimaze iminsi biba mu myidagaduro cyangwa se mu isi dutuyemo y'imyidagaduro, by'umwihariko aha nayo tugaruka mu bitese byo gufunga imyaka 10 kuri bano bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi. Nyamuneka no kujya mwitwararika, no kujya umuntu yitwararika uko akoresha zino mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ko buriya witegereje neza usanga hari ibyaha byinshi bikorerwaho. Bya rero haba harimo no gufunga imyaka 10. Rero ikaba yaburiye abakoresha nabi imbuga nkoranyambaga, yabwira ko bashobora no gufungwa imyaka 10. Imyaka 10 my friend, umwana w'imyaka 10 wize neza ashobora kuba yiga nko mu wa 5 primaire. Rero ko ni ibintu byaba bitanejeje kandi mu gihe wabuzize kuvuga utuntu dutoya. Umuvugizi rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bicieri agatangaje ko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi hari amategeko abahana, aho bashobora no gufungwa kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 10 bitewe n'icyaha bazikoreyeho. Rero yakomeje kugenda yibutsa ko umuntu niba ari influencer akwiye kubaza amategeko, akwiye kubaza ibyo kuvuga n'ibitari byo kuvuga. Ati biragoye kumara umunsi ku mbuga nkoranyambaga adashyizeho amafoto n'amashusho y'ibyamamare nyarwanda byambaye ubusa, avuga amagambo y'urukozasoni cyangwa ari imyigengabitekerezo ya jenoside. Mwaragiye mubibona kenshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, bimaze iminsi rwose bisa naho biharawe. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira yari mu kiganiro waramutse Rwanda cya televiziyo y'igihugu ari kuwa 12 Nzeri 2024, yavuze ko abakoresha imbuga nkoranyambaga nabi bakwiye kumenya amategeko agenga ibyo bakora, kuko harimo n'abakora ibyaha babizi neza. Byaba bitangaje rero uramutse ufunzwe imyaka 10 kandi ukora ibyaha uzi neza. Umuvugizi wa RIB kandi yongeye kwibutsa abantu ko nyamuneka bakwiye kwitwararika. Ati abantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi baba bizi neza 100% ko ibyo bakora ari icyaha. Ari nayo mpamvu uzabona umuntu akora inkuru agashyira umutwe w'amagambo uvuga ngo na RIB nishaka imfunge, kumva ko abazi neza ko ibyo arimo gukora bigize icyaha. Iyo babikora bisha inyuma y'utuzina biyita, ariko barafatwa kandi bagahabwa ibihano bitewe n'ibyo bakoze. Ibyo bihano rero bikaba bishobora no kugera ku myaka 10 cyangwa 5 bitewe n'uburemere bw'ibyo umuntu yakoze. Mwagiye mubibona ba Jihad bayago yasa naho yagiye abagarukaho mu ncamake cyangwa se mu marenga bitewe n'ibyo nabasumiye haruguru mwakurikiranye. Dr. Murangira rero yagaragaje ko ibyaha bitandukanye abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bishoramo bifite ibihano biremereye byabiteganyirijwe. Yagiye kwibutsa abantu ko kandi ko utazi itegeko bidakuraho ko rigomba kuguhana. Aravuga ati rero byinshi cyane mu byo mukora buriya bifite n'ibihano biremereye byabiteganyirijwe. Ati niba uri gutangaza ibihuha hari amategeko ahari abihana. Niba ari ukwiyitirira umwirondoro wundi, niba ari ugukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, niba ari uguhamagarira abantu kwanga abandi, niba ari ugukoresha imvugo zivangura abantu cyangwa se gukwirakwiza ibikorwa by'urukozasoni, ibyo byose hari amategeko abihana kandi hazamo n'ibihano by'igifungo kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 10. Nyamuneka abantu batangaza ibihuha, bakwirakwiza ibihuha, mwarabonye basigaye biharaje kuvuga ngo turakora ama operation, ariko wacunga neza ugasanga wenda no kwinjira muri famille za bamwe, no kwinjira mu miryango ya bamwe ndetse itaba no muri bino bintu. Ibyo rero byitwa gutangaza ibihuha. Nibyo umuvugizi wa RIB Dr. Murangira
yaje kuba agarukaho mu kiganiro yagiraga kuri televiziyo y'igihugu. Yavuze ko kandi abakoresha imbuga nkoranyambaga bafite inshingano zo kudahungabanya umudendezo w'abaturage, bityo bagashungura amakuru babagezaho aho gukurikira amafaranga. Benshi kuri ubu ntibatinya kukubwira ko views zakuyemo abantu ubumuntu, bakakubwira ko rwose abantu batagira ubumuntu bitewe no gushaka views cyangwa se no gushaka amaramuko, nk'uko yavuze ati mukwiye kujya mushungura amakuru babagezaho aho gukurikira amafaranga cyangwa se aho gukurikira views. Rero gushungura amakuru ni ugukora research, ukavuga ibintu ufitiye gihamya kandi wanasubiramo. Dushimire uyu muyobozi ko kenshi cyane agenda twibutsa, agenda aduhugura, ni byiza cyane kandi ni iby'agaciro. Umuvugizi wa RIB rero kandi yagarutse ku bantu bajya ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko bari kuruhura umutima, nyamara benshi muri bo babeshya. Asobanura ko aba wivuga ubwawe cyangwa abandi byose bigira ingaruka z'igihe kirekire ku muryango mugari. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Kuruhura umutima, mwarabyumvise ko hari na radiyo yazanye ikiganiro cyitwa ruhura umutima, aho usanga umuntu avuga ukuntu wenda yatotejwe cyangwa se yakubiswe n'umugabo, ukuntu yahohotewe, ati njyewe naryamanye n'abagabo n'aba, wenda umugabo yanyuriye agahindaya. Ugasanga ibi narimo kuvuga mu by'ukuri azi ko wenda arimo kuruhura umutima nk'uko bivuga, ariko wenda ukazasanga hari ingaruka mbi bizageraho cyangwa se bizamugezaho. Ikindi kandi muri ibi byo kuruhura umutima usanga byinshi biba birimo n'ubuhamya, rimwe na rimwe hari n'ababuhimba. Nk'uko yavuze ati ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko baruhura umutima, nyamara benshi muri bo babeshya. Benshi baraza ukumva umuntu araje avuga ukuntu ngo yasambanye n'imbwa, ukumva nyine ibintu arimo gutangaza n'ibintu arimo kuvuga ni ibintu agenda aterateranya. Cyangwa ugasanga umuntu araje ati naryamanye na musaza wanjye n'iki, nyamara ukazasanga wenda anabeshya. Asobanura rero ko aba wivuga ubwawe cyangwa abandi byose bigira ingaruka z'igihe kirekire ku muryango mugari. Ati ibintu byaje byo kuruhura umutima ku mbuga nkoranyambaga bisenya umuryango, kuko iyo ugiye hariya wakavuga ukuntu wari indaya, umwana wawe najya ku ishuri bazamusereza bati dore wa mwana ufite mama w'indaya cyangwa papa we w'umusinzi. Usanga umwana araharenganiye, abaye victime y'ibyo watangaje. Ati ibyo rero ntabwo bikwiriye, hari ubuzima bwite buba butagomba kuvugirwa mu ruhame. Benshi cyane ubona ko zino mbuga nkoranyambaga basa naho bazigize wa mugani ahantu ho kuruhukira, nk'uko umuyobozi akomeza kugenda abivuga, aho umuntu wese asigaye yumva yagize ikibazo, wenda arwaye, agomba kuza kwirukira ku mbuga nkoranyambaga, nyamara ugasanga nta n'igisubizo kirimo. Mujya mubibona aho umuntu arwara ugasanga wenda yapostinze imiti, ugasanga ibintu byose byabaye ku karubanda. Nyamuneka umuco nyarwanda nubyemera, ibintu rero byose abantu ntibakigira ibanga, usigaye usanga umuntu ubuzima bwe bwose bwibera ku karubanda. Usanga ni amakupure aratangaza byabereye mu buriri, ibyo bari ibyo bageze gute, ubona ko nta banga rikibaho. Benshi bakavuga bati ni iterambere, ariko si iterambere ryica umuco. RIB rero yasabye abakoresha imbuga nkoranyambaga kuzibyaza umusaruro, birinda gukora ibyaha, kuko iterambere ry'ikoranabuhanga ari amahirwe igihugu cyashyizeho afasha abantu guhanga imirimo no gutumanaho. Ibi rwose birumvikana neza. Rero akomeza kwibutsa abantu ko imbuga nkoranyambaga dukwiye kuzikoresha neza mu buryo buri positive, bushobora kugirira abantu umumaro cyangwa se bukagira icyo bubafasha aho bakura naho bubageza, cyane cyane ko wa mugani ni byinshi byakorerwaho kandi bifasha urubyiruko. Rero igihe izino mbuga zikoreshejwe nabi, ibyo ngibyo bishobora gutuma habamo ibyaha, ugasanga rwa rubyiruko cyangwa se za mbuga nkoranyambaga zari zaraje gufasha urubyiruko zirangiye zifunzwe cyangwa se bamwe muri bo banabigendeyemo. Ariko ko rero ngibyo byo nababwira ku muburo umuvugizi wa RIB Dr. Amagera Thierry
yavuze ko abakoresha imbuga nkoranyambaga nabi rwose bashobora guhabwa igihano cy'igifungo guhera ku myaka 5 cyagera ku myaka 10 bitewe n'icyaha bakoze. Reka rero mushimire kandi namwe mbashimiye mama mudukurikiye umunsi ku wundi, bambwire ngo n'ubundi mukomeze kubana natwe, turaza kubana mu makuru agiye atandukanye ayoboze kubatambuka hano mu bihe biri imbere.